n'ize izi mbuto ibigori isuka muri pasikari umwaka agiye kumva azahuye pasikari uriya mwana wawe ababyeyi mubakirize impundu abonye pasikari na madamu murakoze mukabyara aho byaje inka ndabashimiye cyane mwongere umuco akabugi mushaka kuganira binonosoye uzakora ugihumeka ufite umwuka w'abazima ujye ukiragiza imana data waturemye Imana ngwino tuyobore Rwanda rw'ibone ngo ntuguhadi ngaho reka turebe yego rata ati mbega ibintu biryoshye we ati sheri ndagukunda murakoze mwiha amashyi rero mwiha amashyi mutega amatwi umuhuza w'iyi gahunda turimo yavuze yuko ubukwe bwacu ejo Pascal na Benita bakongera bakabifuriza guhinga no kweza gutunga n'isuka ntawe utabizi tuzahinge n'ize izi mbuto ibigori amasaka n'ibishyimbo wahene amasaka zahinze neza zahahire musinga nawe n'haruguru yayo zagira amata kandi muzagemura namwe aho muzajya mugahura n'abahanzi n'abageni nibatambuke bicare none impano tuba tuzisuka mu mifuka nubwo bigaragara ko ari ibyabo amabahasha hano hari igiseke mwese mu muryango ko mwicaye gutya pasi ibi ni ibintu uba ukoze nyine bishimishije umuryango muri rusange abantu bose bakishima gutyo kuko ni igikorwa uba ukoze kiremereje umuryango iyi suka baguhaye n'imwe ariko nanjye negeye areba umwana ndashimira Imana kandi ngashimira Pascal haguruke wateye intambwe kandi Imana yakomeje kugufashamo kurinda kugeza kuri uyu munsi ndagushimira nanjye bakomera amashyi ko aradusurukije burya kubyara umwana yarangiza agakora ibirori nk'ibi ntako bisa murabizi benshi kuri iki gihe uko bigenda bisaba ingufu nyinshi ariko uko biri kose Imana yabimufashijemo turakomeza tumusabire n'ubundi urugo rwanyu uzaba urugendwa
kandi Imana izakomeze ibafashe mu rwubake kugeza kuri ya ntego ejo padiri yagize gute yababwiye ngo yihe kugeza gupfa kubana mukagira urukundo rw'akaramata kurinda kugeza hehe urupfu. Nanjye rero nabageneye impano nanjye ngomba kuba namugeneye impano y'imbuto. Ntabwo bahingaga intabire igumira aho ngaho nta kintu kiri. Muzahinge mweze muzabone umugisha hepfo y'inzira no haruguru y'inzira. Murandeba turakubona uyu mwana ndi nyirasenge ariko ntago azahinga na sheriwe gusa wapi hari abakozi muzakoresha abakozi bana banjye mubone umugisha hepfo y'inzira haruguru. Nanjye nemeye isuka mu kwezi kwa 9 mu matariki 15 mukuru wawe n'umuna wanjye Pascal uguca mu ntege ugwa mu ntege Pascal we nka papa we ntabwo umwana yatanga ari we muto nabyaye banza ngo iyanjye wishime uko ungana kandi yakire neza isuka gusa umwana nanjye mfite umukuru we murumuna we nawe afite uko yabitekereje ariko ndamuvugira wakegera neza Pasika baguhaye byinshi baguhaye amasuka nanjye ndumva ku mutima wanjye nabiganiriye n'umuryango wanjye numva naguha inama noneho reka wagira ngo nderekwa nabivuga wagira ngo nderekwa n'inka zirakira turakwitabye n'umwana kuri njyewe nabaye narariye ndanywa ndagira reka mubwire umugabo witwa Emmanuel ndavuga uwo muhungu avanirwa niyo ndakuvugaho umurima njyaje gahinga amafaranga ari kuzaba isuka muri Pascal umwaka agiye kumva azahuye Pascal umuntu agaba icyo afite avuze ati Emmanuel uyu mwana wabaye umwishingizi w'agakire kwa Pascal yishimiye kandi turabikesha Imana n'itanga musugire musagabe muzagera amahoro mubyare ahubwo nako uhinge mwese Imana izakomeza urugo rwanyu ruhora rusagabe urugendo rugendwe gukora amatemusi umukecuru avuga ati muhinge mweze nabo bahaye isuka ariko urabona ko n'imbuto byose biri kumwe Yatanze ibihumbi bitatu niba ari bitatu banze kuri uriya murumuna wanjye n'uwo muhungu we n'abandi babyeyi mbona muze tubahe icyicaro
mufite uburenganzira bwo kuza hano mukicara. wese wamfashije kugira ngo ngere hano ntabwo nari buhigize njyenyine, nagiye mbona amaboko yanyu mumfasha, komeze naje ngo dufatanye, nanjye sinzabatererana. murakoze nanjye ndabashimiye cyane abantu batwaye hafi. uru rugendo ntabwo ruba rworoshye, ariko ndabashimira cyane ko mwadufashije mutwara natwe twateye ikirenge mu cyanyu. turishimye cyane kandi turabizeza ko tuzera imbuto nziza. murakoze. ibintu byihuse cyane, aho dukoresha byihuse, abashyiriremo ku buryo bwihuse kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. agakoresho yaje aje gushyigikira umuryango. Dushimiye ko waturinze gutangira ugendanye natwe twabonye ko kukwega gukomeye icyorezo cyawe. Data rero tuje imbere yawe, duciye bugufi cyane imbere yawe, tubabarire buri kimwe cyose tuba twapfuye kitagushimishije. None rero Data tugushimiye ko wabanye natwe byagenze neza, turagushimira ndaho icyorezo cyawe. Rero aka kanya tugiye gutandukana, ugendane na buri muntu wese uri hano kugira ngo ucumbike, ukomeze kubana nabo, ukomeze kuba mugisha mu rugo rwabo. kandi natwe Data twashinze urugo, turagukeneye cyane mu rugo rwacu, turakwinginze cyane ngo uze ube hagati yacu, udufashe muri byose. niwe mujyanama mukuru dufite, twigaragariza ko uri Imana ikomeye. ngaho rero ko nibane natwe, ugendane na buri muntu wese, ukomeze kuturinda mu izina rya Yesu Kristo. Amashyi menshi.